Sinita kubutunzi feza na zahabu ndashaka ibyo mu ijuru nzajyane nabera Yesu Mukiza mbwira igitabo cyawe cyera cy'ubwami bwawe mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo ibyaha byanjye mwami biruta umusenyi ngwino mwamubinyiri shamaraso yawe wadusezeraniye yuko ibyaha byacu nibisa n'umuhemba guza byeza rwose mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo ku mpapuro zera mu gitabo cy'ubwami mbese nanditswemo. Imana kandi ndanezerewe kuba imbere yanyu, kuba twese twashyitse hano k'uyu munsi wera w'isabato tukaza kuramya Imana turi bazima. Imana ihaducungaye. Icyo ni ikintu cy'igiciro cyane kuba turi hano, kuba n'uwoba iyo batiyumva neza akaba yashoboye gushyika hano. Ibyo ni ikintu cyo gushimira Imana. Nakubw'ibyo rero tudatebeje twagomba, hari umutwe w'icyigisho hano bashyize hano nk'uko baririmbyi nanone bagiye kuririmba ku ndirimbo ivuga ngo mbese nanditswemo mu gitabo cy'ubwami. niko n'umutwe w'icyigisho uvuga. Ubwo nifuza ko turabira hamwe amajambo aboneka muri Daniyeli igice cy'indwi umurongo w'icumi. Imbere ye hatemba umuriro uduhumbagiza baramukoreraga, kandi inzovu bari bamuhagaze imbere. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Imanza zirashingwa, ibitabo birabumburwa. Dusenge. Uragororotse Mana nzima uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, turagusaba ngo wururuke wewe nyene wivuganire n'ubwoko bwawe, aba ari wewe utwigishiriza, aba ari wewe utubwira amagambo y'ubugingo kandi yandike mu mitima yacu, bitume natwe twandika mu bitabo cy'ubugingo tuzokubone
aze abane natwe, maze imyuka mibi ivemo, aho satani ngo yiyumvise abadayimoni kugira ngo badabagure ijambo ryawe, bahezwe maze mpemu wawe abane natwe kandi aduhe kuritahura no kurigendera. Nuko rero ibyo ugomba biba ari byo biba, uko tubisabye twizeye izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Tudatevye tugomba guhera ku gitabo cya mbere. Hari igitabo cya mbere uko twumvise ngo ibitabo birabumburwa, ibitabo birabumburwa, ngo n'igitabo cy'ubugingo nacyo nyene kirabumburwa. Byashuwe 12 haravuga aya majambo ngo 12 aya majambo ngo n'abapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Zibikwiranye n'ibyo bakoze. Yesu yavuze amajambo akomeye cyane. Yesu yarungitse abigishwa kuvuga ubutumwa, baraza baragenda bavuga ubutumwa, basenda abadayimoni, abadayimoni barahunga, baza banezerewe cyane, bafite umunezero. Bashyitse bati uraje bana impemu mbi zatwumviye. Abadayimoni bahunze, kandi muri Matayo 10 no byanditse ati abadayimoni bahunze, ati ibintu byagenze neza. Yesu arabaraba ati reka ntimunezerwe n'ibyo, reka kwishimira ibyo kw'imbeho ntizabumviye, kw'abadayimoni babumviye, ko mwavuze ubutumwa cyangwa mujyanije, ntimunezerwe n'ibyo. Nezerwa n'uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, munezerwe n'uko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Abubaha Uwiteka baraganira, igitabo cy'urwibutso kikagira gute? Kikandikirwa imbere y'Imana. Ni ukuvuga uko twavuze mu gitabo cy'ubugingo handikwa amazina gusa, amazina y'abagororotsi, y'abakiranutsi, y'abakorera Imana bakayubaha. Mu gitabo cy'urwibutso ngo handikwa buri gikorwa cyose umuntu akora, buri kintu cyose umuntu akora, buri jambo ryose ryiza umuntu avuga, impanuro umuntu atanga, indemesho waremesheje mwene so, ibyo wafashije mwene so mu ijambo ry'Imana, uko wamukomeje, uko wamuremesheje, abo wagiriye umuntu, abo wafashije, ngo ibyo byandikwa mu gitabo cy'urwibutso. Reka tuze ku gitabo cya gatatu. Igitabo cya gatatu cyitwa igitabo cy'ibyaha. Ngo dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera, ahubwo nzabyitura nzabyitura bigere ku mitima yabo. Gukiranirwa kwanyu bwanyu n'ukwa ba sogokuruza banyu nzakubiturira hamwe, ni ko Uwiteka avuga. Icyo ni igitabo ngo ibyo gukiranirwa kwanyu byose birandikwa imbere yanjye, nzabibiturira, ni ko Uwiteka avuga. Icyo ni igitabo
cy'ibyaha. Icyo gitabo cy'ibyaha ngo cyandikwamo amagambo yose yamanjwe umuntu avuga, amajambo yose yamanjwe umuntu avuga, amajambo atagira ikimazi, amajambo yo gusebanya umuntu avuga, ngo imburi zirenganijwe zandikwa mu gitabo cy'ibyaha. Impanuro waronse ukazikerenza, ibyo wigishije ukabikerenza, ijambo ryose wakerenseje, amajambo yo kubesha, ibinyoma, amagambo mabi, kuvuga abandi nabi, agasuzuguro, ngo ibyo byose birandikwa mu gitabo cy'ibyaha.